Murakoze, amazina nitwa niwe mufasha Ange Pacifique, niga muri senior 6 MCB muri iki kigo cyacu cya Groupe Scolaire Marienne Rwaza. Umuntu twahuye n'Imana tukihuza nayo mu mwiherero twakoze duhujwe na Padiri Welarse Benimana. Umwiherero wacu wari mwiza, twawutangiye umunsi wo kuwa gatanu nimugoroba, twasoje uyu munsi, ariko nyine twahuye n'Imana nk'abanyeshuri. Ni ibintu biba biri ngombwa ko tuba twiga mu kwiga kwacu, ariko ntitwibagirwe no gusenga. Byari byiza, twumvise ibintu byinshi bitandukanye. Insanganyamatsiko yacu yagiraga iti turi urumuri rw'isi, kandi koko nk'uko mubizi koko umunyeshuri ni urumuri rw'isi. Umunyeshuri agomba kubaho kugira ngo isi ibeho nayo, kuko umunyeshuri kuba ariho bituma isi nanone yongera kugira icyizere. Mu mwiherero wacu twakoze neza, twaracecetse, turitonda, twumva inyigisho nziza twahawe n'umupadiri wacu, dushimira cyane na n'ubu kuba yarabanye natwe. Uyu munsi ubwo twasozaga umwiherero twawusozanyije n'igitambo cya misa cyagenze neza, aho twasenze yadufashije mu gusoma igitambo cya misa. Nyuma y'igitambo cya misa habayeho kumushimira, kandi twamubwira yuko n'ubutaha twifuje kuba twamutumira. Murakoze. Murakoze, nitwa Padiri Benimana Welarse, umusaserdoti wa Diocese Gatolika ya Byumba, rero ubutumwa muri Paruwasi ya Rukomo. Ndashimira Imana ko turangiza umwiherero w'abanyeshuri ba Groupe Marienne Rwaza. Ni umwiherero, ni umwanya mwiza tuba tubonye, ni umwanya mwiza uhawe abawuhabwa kugira ngo bongere kwiyunga n'Imana, kugira ngo bongere bakungahaze urukundo rwabo n'Imana. Yezu mu ivanjiri ya Mutagatifu Mariko umutwe wa 6:31 niho avuga ati nimuze, abwira abigishwa bati nimuze ahitaruye hadatuwe maze muruhuke gatoya. Ni byiza rero ko abanyeshuri nabo bagira umwanya mwiza wo gutuza, bakareka amasomo, bagahagarika ibyo bari barimo bibahugize, bituma batari hamwe, bakongera kwirundanya, bakongera kwiyegeranya kugira ngo babone imbaraga zo kongera gusimbuka, babone imbaraga zo kongera kwiga ndetse no gusubira mu byo bari barimo bafite nyine akabaraga. Ndashimira rero abayobozi b'iki kigo kuko bitegereje abana, urabona ko byabafashije, urabona ko bafite aho bavuye n'aho bageze. Bagize umwanya wo gusenga, bagize umwanya wo gusingiza Imana mu misa, muri adoration, gushengerera Yezu mu Eucharistia ndetse n'isakramento rya penitencia. Ibyo byose ni ibyagiye bibahuza n'Imana kandi bikabafasha mu kongera kunga ubumwe n'Imana, umubano wabo n'Imana. Nashimiraga rero nyine abayobozi b'uru rugo ko ari umwanya mwiza bijye bihoraho, ndetse ahubwo naboneraho no kubwira n'abandi bafite ibigo bayobora ko ari umwanya mwiza kugira ngo abana bongere birundanye, bamenye icyo barimo, banazirikane n'umurimo wabo wo kwiga. Ndabashimiye rero, murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Kesi. Muri iyi minsi ishize, iki cyumweru gishize, twari turi mu mwiherero w'iminsi 2. Nk'uko umwiherero bitubwira, umwiherero ni umunsi tuba turi kuganira n'Imana, tuyibwira ibyo dukeneye kandi turihuza nayo. Nk'uko umuntu bamwicaranye ku ntebe, ugomba kumukunda nk'aho ari inshuti yawe, kubera yuko buri muntu wese iyo utamukunze nta nubwo wakunda Imana. Rero Padiri Welarse yaranatubajije ngo ese umuntu akunda ute? Ese mu rugo iwanyu aho muri murakundana? Hano ku ishuri aho uri murakundana? Nk'uko twabyigishijwe tugomba kugirira impuhwe abandi. Kugirira impuhwe abandi ni ukubafasha. Nk'uko wahura n'umuntu afite ikibazo ukamugirira impuhwe ukamufasha, buri wese agomba kugirira impuhwe. Ushobora kwibaza ese njye ngirira impuhwe bande? Ugomba kwibaza icyo kibazo aho waba uri hose, kandi ugomba no kwiha igisubizo. Murakoze. Thank you. My name is Marisa Gatarma Brahim, and I'm here to give you the summary of what happened in the recollection, which was given the name The Light of the World and was done by Father Benimana Welarse. Firstly, this recollection
taught me to love others. Jesus left a word that says, love is the best thing. We should love each other the same. In Luke chapter 7 verse 20 up to verse 21, Jesus said, the judgment day will come but on unknown day and will show unknown signs. Merci, je m'appelle Mujishan Kavera. Je viens vous dire les choses qu'on a vues dans les récréations. J'ai étudié dans l'école groupe scolaire Marie-Reine en première année secondaire. Dans les récréations, on a vu que Dieu nous aime et on nous a enseigné qu'on devait aimer les autres comme Dieu nous aime. Et l'autre chose qu'on a vu, que nous sommes la lumière de la terre et on nous a dit qu'il faut être la lumière des autres. Merci.